Shalom ku isengesho ribohora official, tuguhaye ikaze mu mwanya mwiza wo gusenga. Mbere yuko ugera hano ku isengesho ribohora official utarakora subscribe, kora subscribe cyangwa sabone, hanyuma iyi channel ihita isigara muri telefoni yawe, nicyo bizajya bigufasha. Kandi igihe cyose twinjiye mu mwanya wo gusenga uzajya uhita ubona notification cyangwa se message kumenyesha yuko dushyizeho cyangwa turi mu mwanya wo gusenga cyangwa se isengesho rishyizweho, hanyuma usengane natwe. Imana iguha umugisha kubwo kubikora, Imana iguha umugisha kubwo kuza kuri iki gicaniro cy'amasengesho. Isengesho tugiye gukora ry'uno munsi ni isengesho rishingiye ku gusengera ubuzima bwawe bwose, bwaba buri mu maboko y'undi muntu, bwaragurishijwe, hari umuntu abarozi bari kugutoteza, abarozi bari bakunywa amaraso, nk'uko twabivuze kuri senga ubohoke. Tubona ko muri iyi si turimo hari business ikomeye ikorerwa muri Babuloni, aho hagurishwa imibiri y'abantu, hakagurishwa n'ubugingo bw'abantu. Noneho Imana ikaba yaragambiriye kurimbura Babuloni bitewe n'ubwo bucuruzi buhakorerwa, aho muri iyo Babuloni bagurisha imibiri bakagurisha n'ubugingo. Twabonye ko umubiri w'umuntu iyo wagurishijwe ugashyirwa mu maboko ya Satani, barozi bashobora kuwugurisha bafashe umusatsi wawe, barozi bashobora kugurisha umubiri wawe, batwaye umwenda, batwaye ifoto, batwaye ikintu icyo ari cyo cyose kiguturukaho. Bakumva yuko ku bagore bakaba imibiri yabo batwara imihango yabo, cyane cyane abantu bajugunya za padi aho biboneye. Barozi bakaba batwara iyo padi bakagurisha umubiri wawe, ugasanga umubiri wawe urarwaragurika indwara zo mu myanya y'ibanga. Niyo mpamvu tuje gusenga kugira ngo mu isi y'umwuka umuntu wese ufite umubiri wawe wumva ko ufite ubutwari bwo kuwugenza uko ashaka, kuko yumva ko yawuguze akoresheje uburozi bwe. Uwo muntu wumva ko yaguze umubiri wawe akoresheje uburozi bwe, uwo muntu wumva ko yaguze ubugingo bwawe akoresheje uburozi bwe, ndavuga umuntu udafite umubiri n'amaraso, kuko ijambo ryatwetse yuko tudakirana n'ibifite umubiri n'amaraso. Ni abantu rero badafite umubiri n'amaraso, nubwo hariho n'abafite umubiri n'amaraso bashobora kurwanya, ariko intambara zikomeye n'iz'abantu badafite umubiri n'amaraso. Baba bashaka ahubwo umubiri, baba bashaka amaraso. Rero abo bashaka amaraso yawe, abo bashaka umubiri wawe, ndetse abo badafite n'ubugingo bakaba bashaka ubugingo bwawe, babikoresheje uburozi bwabo, nk'uko twabonye Maraya mu gitabo cya Nahumu waguraga amoko akagura imiryango akoresheje uburozi bwe, kandi bikemera tukaba twabisobanuye. Ubu rero tugiye gusenga kano kanya, tuje ku gicaniro cy'amasengesho kugira ngo tuburizemo ibyo byose byagukorewe, kugira ngo dufatanye nawe gusenya ibyo bikorwa by'uburozi bw'ubwoko bwose, no kugaruza umubiri wawe waguzwe ukigarurirwa n'indwara zitandukanye cyangwa n'ibibazo bitandukanye. Tuzanywe no gusenga ku gicaniro cy'aya masengesho kugira ngo imigambi yawe watwawe, yagurishijwe, imishinga yawe yagurishijwe, ubushake bwawe n'ubwenge bwawe n'ibindi byose Imana yaguhumekeyemo baguze, tubibambure mu izina ry'Yesu Kristo. Ugarukane ibyawe, tubwire Satani ko utari igicuruzwa cye. Umubiri wawe ntabwo ari igicuruzwa cy'abarozi, ibyawe ntabwo bigurishwa,
nta biri ku isoko. Ibyari byarashyizwe ku isoko tubikure ku isoko mu izina rya Yesu. Umwanya wawe waguzwe tuwukure ku isoko mu izina rya Yesu. Umwanya wawe ushobora kuba waraguzwe, urugo rwawe rwaraguzwe, urubyaro rwawe rwaraguzwe, umubiri wawe waraguzwe mu buryo bw'isi ya kirozi, mu isi y'abarozi, cyangwa mu isi y'abadayimoni, cyangwa se mu isi y'umwijima, ariko ibyawe byaguzwe. Tugiye gusenga kugira ngo tubikure ku isoko, tubyambure n'uwabiguze mu izina rya Yesu biciye muri iri sengesho. Vuga uti Mwami Yesu Kristo, ciye bugufi munsi y'ibirenge byawe. Uri umwami, uri umukiza, uri umucunguzi w'ubugingo bwawe. Ubwawe nizera yuko wantanze ikiguzi cy'amaraso yawe, urangura. Ndi umwana w'Imana isumba byose biciye mu rupfu no mu izuka ryawe. Aka kanya nyimara gusobanukirwa uyu maraya ukomeye waguze ubugingo bwa benshi, waguze ubuzima bwa benshi, amoko menshi, akagura imiryango myinshi akoresheje uburozi bwe. Nkaba nasobanukiwe ko umuntu ashobora kugurwa hakoreshejwe uburozi. Aka kanya Mwami w'abami, mbanje guca bugufi nsaba imbabazi z'ibyaha byanje, byo nkora mu bitekerezo, byo nkora mu magambo, byo nkorera mu bikorwa. Yesu Kristo y'amaraso yawe wamennye yongere kuhagira umutima wanje, yongere kuhagira ubwenge bwanjye. Jambo rirambwira ngo nivuga ko nta cyaha mfite, mba nisi Imana y'abinyoma, n'ukuri kuba kutari muri nje. Amaraso yawe nahanagura ibyaha byanjye byose bitwikirwe. Nahanagure ibyaha byanjye byose bitwikirwe. Urakoze Yesu, hahirwa ijambo ryawe ngo hahirwa abantu ibicumuro byabo, ibyaha byabo bigatwikirwa. Akanya nizeye ko ibyaha byanjye bibabariwe n'ibicumuro byanjye bitwikiriwe mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ndaguhamagara rero, ngwino mu bugingo bwanjye Yesu Kristo, ngwino mu mutima wanjye, ngwino mu bwenge bwanjye, ngwino muri uyu mubiri wanjye, ngwino unturemo. Ndaguhamagara Yesu Kristo, ngwino unturemo. Mwuka wera nawe ngwino unturemo. Ibindi byose byaba byarihaye ikaze bikinjira muri njye, ari abarozi babyinjije muri njye bakoresheje uburozi bwabo, abinjije umudayimoni wari wose, abinjize indwara izo zose mu mubiri wanjye. Bumva ko bawuguruze. Izi ndwara ntabwo zaguriwe, ntabwo zategekewe kuba mu mubiri wanjye. Ndazanze mu izina rya Yesu Kristo. Buri muntu wese wumva ko yaguze umubiri wanjye, akaba yarawuguriye kuwuteza indwara, akaba yarawuguriye kuwudomina, akoresheje imyuka ya Satani, akoresheje uburozi bwe mu isi y'umwuka, ndatwika, ndarimbura katika jina la Yesu wapfuye akazuka. Uburozi bwose bw'ubukorano bwakoreshejwe umwanzi ashaka kugira ngo yigarurire ibitugu byanjye, yigarurire amaboko yanjye, yigarurire amaso, katika jina ndamwambura amaso yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndamwambura amaso yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndamwambura amaboko yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Buri wese wumvaga ko umubiri wanjye ari igicuruzwa, ndamutsemba mu izina rya Yesu Kristo. Ndamwirukana mu izina rya Yesu Kristo. Jambo rivuga yuko ibimenyetso n'ibitangazo bizagumana n'abizera, nuko tuzirukana abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukana buri mwuka wose w'umudayimoni wazamuwe n'uburozi bw'umurozi. Ndirukana buri mwuka wose wazamuwe n'uburozi bw'umurozi uwo ari we wese washatse kugira ngo umubiri wanjye wigarurire, ingingo zanjye zigarurire mu izina rya Yesu Kristo. Ndabohoza ingingo z'umubiri wanjye, ndatura ko zibaye nzima, ndazaturaho amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura amahoro mu mutwe wanjye w'iburyo, ku mutwe wanjye w'ibumoso, ku mutwe wanjye wo hejuru, ku mutwe wanjye w'inyuma, mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura amahoro ya Yesu Kristo mu isura yanjye, ndatura amahoro ya Yesu Kristo mu ngingo zanjye zose. Senye kandi nirukanye buri myuka yose y'indwara ziterwa n'uburozi bw'abadayimoni, ziterwa n'uburozi bw'abakozi ba Satani, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndirukanye
ndirukana buri kimwe cyose nakumva muri wanjye kintondagira mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Umubiri wanjye nkuraritsemo umwuka wera, umubiri wanjye nkuraritsemo umwuka wera kwa jina sindi myuka mbi yose nirukanye mu mubiri wanjye izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Uwiteka buri burozi bwose bwakoreshejwe bagura ejo hanjye, bagura impano zanjye, bagura umugisha wanjye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Umugisha wanjye ngukuye ku isoko mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndarekipera umugisha wanjye, ndarekipera umugisha wanjye mu izina rya Yesu Kristo, ndarekipera umugisha wanjye mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga y'amaraso ya Yesu Kristo. Yesu Kristo ugarura umugisha wanjye, komeza usenge ugarura umugisha wa mu izina rya Yesu. Twika uburozi bwose bukoreshwa kugira ngo bangize ubuzima bwawe, bangize ejo hawe, bangize iterambere ryawe. Niba ari uburozi bw'ibihoherano bakohera aturute mu izina rya Yesu Kristo, ndatwika ukoresha uburozi bw'ibihoherano agashaka kugura iterambere ryanjye, agashaka gutwara ubwenge, agashaka gutwara ubugingo mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Uburozi bw'ibihoherano ndabutwika mu izina rya Yesu Kristo wamwapfa akazuka. Handitswe yuko nta ntwaro bacuriye kundwanya izagira ikintwara. Intwaro y'uburozi bw'ibihoherano ndayigusenya mu izina rya Yesu Kristo. Intwaro y'uburozi bw'imitongero ndabusenya mu izina rya Yesu Kristo. Intwaro y'uburozi bw'ibitegano ndabusenya mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga y'umwuka wera bateze ibirenge byanjye, bateze intambwe zanjye kugira ngo bagure intambwe zanjye, umuriro w'Imana batwike, umuriro w'Imana utwika ayo marozi, imbaraga z'Imana zitwika ayo marozi. Bohoye ibirenge byanjye, bohoye intambwe zanjye mu izina rya Yesu Kristo, bohoye umubiri wanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndabohoza iterambere ryanjye izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndaryambura abarozi, mvanye ubuzima bwanjye muri Babuloni izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Mvanye ubuzima bwanjye, mvanye umubiri wanjye n'ubugingo bwanjye mu isoko ry'i Babuloni izina rya Yesu Kristo. Umubiri wanjye ngukuye mu isoko ry'i Babuloni mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ubugingo bwanjye bukuye mu isoko ry'i Babuloni mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Kandi gatatu nitandukanye n'uburozi bwose bwacengeye mu bitekerezo, bwacengeye mu myumvire, bwacengeye mu bushake, bwacengeye mu marangamutima, ubwo ninjijwemo bwose ndabusohora mu izina rya Yesu Kristo. Ndabutora mu izina rya Yesu Kristo. Nshishije umuriro w'umwuka wera mu bugingo bwanjye, mu bitekerezo byanjye, mu bwenge bwanjye, mu bushake bwanjye, mu myumvire yanjye, mu mitekerereze yanjye, mu mpano zose zindimo mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro w'umwuka wera twika uburozi bwose mu izina rya Yesu Kristo, bwo mu mwuka butengezwa muri njyewe, bushyirwa muri njyewe cyane cyane mwami Yesu. Uburozi bwose ntongerwa, ubukonikoni bwose bw'uburozi bwose nkorerwaho nsinziriye, nkorerwaho ndyamye izina rya Yesu. Uburozi ndabutwika mu maraso ya Yesu Kristo, ndabutwikisha amaraso ya Yesu Kristo, ndabutwikisha amaraso ya Yesu Kristo. Ndatura yuko ndi umwana w'Imana waguzwe amaraso ya Yesu Kristo. Yesu waranguze, ntangaho ikiguzi, ntangaho ikiguzi cy'amaraso yawe izina rya Yesu Kristo. Iki kiguzi cy'amaraso yawe kimpamya yuko ndi uwawe Yesu Kristo, ndi uwawe mukiza n'umucunguzi. Aka kanya rero unyitirira wese mu isi y'ubupfumu, mu isi y'abadayimoni, muri Babuloni wari warayimfatiyemo gashaka kuncuruza muri iyo Babuloni yiwe, avimwe mu izina rya Yesu Kristo, avimwe mu izina rya Yesu Kristo. Sindi igicuruzwa cy'abazimu, sindi igicuruzwa cy'abadayimoni, sindi igicuruzwa cy'abarozi izina rya Yesu Kristo. Inyama z'umubiri wanjye ziribwa n'abarozi izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Maraso yanjye ntazanywebwa n'abarozi izina rya Yesu Kristo. Umubiri wanjye so kuribwa n'abadayimoni, so kuribwa n'imbaraga z'umwijima, so kuribwa n'abarozi kwa jina la Yesu Kristo.
watsinze urupfu n'ikuzimu. Komeza usenge wature ku mubiri wawe atari ikiryo cy'abazimu, watura yuko amaraso yawe atari ikinyobwa cy'abadayimoni, mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo hano riravuga, dusomye mu Bakorino igice cya 3:20, handitse ngo kuko mwaguzwe igiciro, nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Yesu yaguze ubuzima bwawe, yaguze imibereho yawe, yaguze ubugingo bwawe, aturuta mu izina rya Yesu Kristo. Handitswe yuko naguzwe igiciro, igiciro gikomeye cy'amaraso ya Yesu Kristo. Sindi umugurano w'abazimu, sindi umugurano w'abadayimoni, sindi umugurano w'abarozi. Uwari we wese mu mwuka yumvaga ko yanguze, atsindwe mu izina rya Yesu, atsindwe mu izina rya Yesu. Buri mwuka wose udafite umubiri, udafite amaraso, wandwanyaga, wumvaga ko wanguze, ndavuga umwuka w'umurozi, ndavuga imyuka y'abadayimoni, ndayitegetse kumpunga izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka, ntegetse gukora kwa Satani kumpunga izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka, ntegetse gukora kw'imyuka mibi gusohoka mu mubiri wanjye, gusohoka mu bukungu bwanjye izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka, ye wa myuka we unteza borokaje, wumva yuko waguze imibereho yanjye, ukaba ari wowe ugomba kujera ibyo mbona n'ibyo ntabona. Ye wa murozi we, va mu bukungu bwanjye izina rya Yesu Kristo. Ndakwirukana, genda na borokaje zawe mu izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka, genda no jyana ubukene bwawe izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka, jyana inyatsi yawe izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka, jyana ibyago byawe, jyana amakuba yawe izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka. Handitswe yuko ndindwa n'Imana mbiciye mu kwizera mu mbaraga zayo izina rya Yesu Kristo. Ndindwa n'Imana kubwo kwizera, ndindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka, izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka. Uwiteka aka kanya buri ntambara yose yari ihagurukiye ubugingo bwanjye, yari ihagurukiye imibereho yanjye, ndayihagarika mu izina rya Yesu Kristo. Mu isi y'umwuka, abangenzuraga, abankurikiranaga, abangwanyaga, batagaragara, badafite amaraso, badafite umubiri, izina rya Yesu Kristo, bandeba, marayika w'Uwiteka abagenze, marayika w'Uwiteka abirukane izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka, ndatura yuko izina rya Yesu Kristo ibyanjye byose abarozi bashyize ku isoko bivanye ku isoko izina rya Yesu Kristo. Mvanye Babuloni inyenyeri zanje izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka, mvanye umubiri wanjye muri Babuloni izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka, mvanye ubucuruzi bwanjye, mvanye business yanjye, mvanye amahirwe yanjye, mvanye igikundiro cyanjye, mvanye iterambere ryanjye izina rya Yesu Kristo. Isoko rya Babuloni kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nta cyanjye cyose kiri ku isoko ry'abazimu, nta cyanjye cyose kiri ku isoko ry'abarozi, kwa jina la Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Bari baramaze kwinjira ku isoko ngo bangurishe, bavumwe, batsindwe mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Urakoze Uwiteka, urakoze Imana isumba byose, urakoze Imana ishobora byose. Jambo rirambwira ngo Abakorinto ba mbere igice cya 7:23 handitse ngo mwacunguzwe igiciro, nuko rero ntimukabe imbata z'abantu. Vuga mu izina rya Yesu, handitswe yuko nacungujwe igiciro. Ntagomba kuba imbata y'umurozi, ntagomba kuba imbata y'umuntu wese, yaba udafite umubiri, udafite amaraso, n'ufite umubiri, n'ufite amaraso. Nanze kuba imbata y'umukonikoni, nanze kuba imbata y'umwana w'umuntu izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Nanze kuba imbata y'ikiremwa icyo ari cyo cyose katika jina la Yesu. Wapfuye akazuka, ndi imbata ya Kristo,
ndi imbata y'Imana ihoraho mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Sindi imbata y'abarozi, sindi imbata y'abakonikoni, sindi imbata y'ikuzimu, sindi imbata ya Satani. Kwa jina la Yesu nanze kuba imbata y'imbaraga z'ikuzimu, nanze kuba imbata y'imbaraga z'abadayimoni, nanze kuba imbata y'abakonikoni, y'abarozi. Katika jina la Yesu wapfuye akazuka. Niyo mpamvu aka kanya umubiri wanjye, isura yanjye, igikundiro cyanjye, kwemerwa kwanjye ndabigaruza, njambuye abarozi mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ndabohoza uruhu rwanjye, ingingo z'umubiri, ejo hanjye ndahabohoza. Amasezerano yanjye nyambuye abadayimoni, izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Imbere hanjye habaye heza, habaye heza. Izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Ntabwo ndi umugurano w'abadayimoni, w'abazimu, w'amagini, w'abana b'abantu. Izina rya Yesu Kristo wamfataga gutyo atsindwe mu isi y'umwuka. Marayika w'iteka amwirukane, ijuru rimugenze. Izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Urakoze mwami, nguhaye amashimwe, nguhaye icyubahiro, kuko ni wowe umenya ku buzima bwanjye. Ni wowe mwami, ni wowe mubyeyi mwiza, ni wowe mwami wanjye, ni wowe wenyine, ni wowe wenyine wancunguje amaraso yawe y'igiciro cyinshi, kuko handitswe ko wancunguje igiciro gikomeye. Nanjye rero ntowawe, ntukemere yuko mu isi y'umwuka hari umuntu umbatisha imyuka ye, imbaraga ze. Izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, nsohotse mu bubata bw'umurozi mu izina rya Yesu Kristo, nsohotse mu bubata bw'umukonikoni, bw'umupfumu, bw'umutwezi, bw'imyuka barangi. Kwa izina rya Yesu Kristo, nsohotse mu bubata bw'uwanteje indwara. Izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Nsohotse mu bubata bw'uwanteje ubukene, bw'uwanteje inyatsi. Izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Nsohotse mu bubata bw'imbaraga zose zandwanyaga, zaba izo mu kirere, zaba mu izina rya Yesu Kristo, zidafite amaraso, zidafite umubiri, yaba ari imyuka batware, yaba ari imyuka bategeka, cyangwa bafite ubushobozi. Yandwanyaga yose iratsinzwe mu izina rya Yesu, iratsinzwe mu izina rya Yesu Kristo, iratsinzwe mu izina rya Yesu Kristo, iratsinzwe iyi myuka, irampunze mu izina rya Yesu. Mpawe umugisha, ngiriwe neza n'Imana, ibintu birahindutse. Izina rya Yesu Kristo, mateka yanjye abaye mashya uyu munsi. Mwami mpawe umugisha uyu munsi. Yesu Kristo mbonye umugisha, mbohoje umugisha w'amasaha yose 24. Izina rya Yesu Kristo mbohoje ibyiza by'amasaha 24 nari nagenewe uyu munsi. Izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, mfunze ikibi cyose cyari cyateganyijwe mu masaha 24 imbere yanjye, ndakiboha, ndazirika, ndahanagura buri kibi cyose cyari cyapanzwe imbere yanjye mu masaha 24. Natuye yuko umunsi wose uhindutse umugisha. Izina rya Yesu Kristo, natuye yuko masaha 24 yose imbere yanjye ahindutse umugisha. Urakoze mwami, nguhaye amashimwe, nguhaye icyubahiro, ngushyize hejuru ku munsi umbereye mwiza, kandi ngushyize hejuru ko ntari igicuruzwa cy'abazimu, cy'abarozi, cy'abana b'abantu. Uhabwa amashimwe ku buzima bwanjye, kwa izina rya Yesu ari ubw'igiciro imbere yawe Uwiteka. Imibereho yanjye ni iy'igiciro imbere yawe Uhoraho. Katika izina rya Yesu wapfuye akazuka, ndagushimiye ko ndengeye, ndagushimiye ko ntakiri imbata y'umukonikoni, cyangwa y'umupfumu, cyangwa y'umurozi. Uwo ari we wese wumvaga yuko yari amfite ubutware aratsinzwe. Katika izina rya Yesu ibintu birahindutse. Uwumvaga yuko wese amfite ubutware bwo kundoga, bwo kungirira nabi, nta kimbonye. Izina rya Yesu Kristo, nta kimbonye. Izina rya Yesu Kristo, uwumvaga yuko yari yaranguze akoresheje uburozi bwiwe,
butandukanye, ubwo burozi ndabutwika burozi bwose bwinjiye mu bitekerezo bukaboha intekerezo zanjye sintekereze neza, ndabutwika ndabusohora mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura amaraso Yesu Kristo gusukura ibitekerezo byanjye mu izina rya Yesu Kristo. Burozi bwose bwari bwinjiye mu isura yanjye, mu mubiri wanjye, mu ruhu rwanjye, mu nyama zanjye, ndabutwika ndabusohora mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Burozi bwose bwari bwaracengeye mu mwami w'abami, muringe w'umwuka, muringe w'ubugingo, ndabusohora. Buri mu mubiri ndabusohora adwina Yesu Kristo, buri mu mubiri ndabusohora zina rya Yesu Kristo, buri mu bitekerezo, buri mu marangamutima, buri mu bushake, ndabusohora adwina Yesu Kristo. Uburozi bwose bwo guhindura bukongaragara imbere y'abantu ndabusenya, ndabutwika zina rya Yesu Kristo. Uburozi bwose bwanyangisha abantu, bwatuma abantu bamvaho, ndabutwika ndaburimbura adwina Yesu Kristo. Uburozi bwose bukora ibyaha ndabutwika muri ngewe, mpaye muzima ndabohotse zina rya Yesu Kristo, ndabohotse zina rya Yesu Kristo. Atura kubohowe, atura ko wabaye muzima, atura ko ukize, atura ko imbaraga z'Imana zihinduye amateka yawe. Ikibazo cy'uburozi kirangiye zina rya Yesu Kristo. Turangije kandi dushyize iherezo ku kibazo cyo kurogwa, kuko handitse yuko nta kurogwa cyangwa kuraguza kwabonetse mu Bisiraheli. Natuye yuko nta kuroga, nta kuraguza kwabonetse ku buzima bwanjye. Uhereye umunsi wa none sinzongera kurogwa ukundi mu izina rya Yesu Kristo, sinzongera kurogwa ukundi mu izina rya Yesu Kristo, sinzongera gushikwa ukundi mu izina rya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu mpawe n'umugisha n'Imana, ntabawe n'Imana mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, mbisabye nizeye. Amen. Imana iragutabaye, Imana irakubohoye. Byari ubwa mbere waruje kuri iki channel, kanda subscribe ubundi wizerane natwe. Imana ikorana n'abizera, ikagendana n'abizera bashidikanya ku masengesho ntibajya babona igisubizo. Isengesho ni umuti, maombi ni dawa. Kwa hiyo sasa, kwa kuwa umemeza dawa, amini utaona mkono wa Bwana. Izere urabona ukuboko kw'Imana. Isengesho ujye urifata nk'umuti. Umurwayi yanyoye umuti arategereza akizera gukirizwa na wa muti. Nawe rero izerere muri iri sengesho, umwami Yesu aragukijije. Ugira umunsi mwiza. Shalom na hejo. Ntugende udakanze subscribe. Mugira amahoro.